ariko hari umwana ngiye guhamagara ngo tuganire gato uhinga ibintu bya watermelon. Waravuze uw'inyanya ni wa watermelon gushize. Ab'inyanya bombi bambwiye bose bari kuri tere twabonanye. Ko twabikoze ejo. Twabonanye ariko bambwiye next week tuzakorana. Witwa Diego n'uwitwa Oreko bose banyexkijeho bari muri tere. Reka dutangire. Okay. Uyu munsi buka cya kiganiro cyangwa ngo tuganire. Kera cyavuga ngo iki? Quelque chose tuganire. Kubijyanye abo karine yanjye byose bitandukanye. Yavugaga inkuru zitandukanye. Kitwangukira. Titre nyite ngo iki? N'ubuturebe reka ndebe gato. Okay, ndabona musubije. Warumbwiye? Titre nyite ngo iki? Harya ejo twavuze ku bijyanye n'uburyo umutwe umwe wifasha gusara. Sibyo ra? Uyu munsi tugire gutera. Hari icyo bita ubundi si ubundi twava ikintu cyitwa gushira ubwoba. Ikintu ntabwo bavuga ikintu cyitwa gushira ubwoba uko washira ubwoba igihe ushaka gutangira umushinga runaka. Ko harimo abantu benshi hari n'umuntu ufite igitekerezo cyiza sinzi niba uri kubyumva hari ibyo nshaka kuvuga wanza ari kubisobanura neza. Ndabyumva cyane nk'ubu namaze kwandika ikintu cyitwa gushira ubwoba mu gutangira imishinga. Oya ikintu bivane wandika gushira ubwoba uko washira ubwoba washira ubwoba igihe ugiye gutangira umushinga guteza imbere. Okay. Going live now. We are live. Okay. Weekend nziza abari muri bino bihugu byacu twebwe turi ku manywa, abari muri Canada na za Amerika ubu ngubu ni mu gitondo niyo mu kivyuka, ngira ngo nawe niyo kivyuka. Kubera ko ejo bya anniversaire nyine abana bafashe neza wabonye igifete cyahatari. Ndabibona nawe uracyafite ibitutsi kubera ko ngira ngo waraye utinze kuryama kubera ko anniversaire yari hatari. Ariko umunezero uyu munsi hari izuba, icyumweru gitaha tuzaba turi muri 10 kuzamura hagati y'10 na 13. Nuvuga ngo uyu munsi mufite akazuba kenshi. Tugera hafi kuri 12 my friend. Ufite dogere 12 uyu munsi? Ubu dufite imwe ariko biza kuzamuka bigiye ku 12. Ufite dogere imwe? Imwe y'ubushyuhe. Ubu turi muri frigo mu yandi magambo, muri freezer. Uzuko muri freezer. None ejo bundi bizazamuka bibe -12. No, bijye muri 12 hejuru ahubwo. Muzaba ariko bizaba ari sawa. Dutangiye kujya dushyuha. Harimo imvura nyinshi ariko ntacyo muhareke kwambara imipira. Birumvikana muri frigo kabisa. Samputu ariko byari biryoshye n'umugoroba mama. Samputu byari sawa, umvise ko afite ubuhamya bwinshi cyane ku bijyanye na music. Ndiyumvise. Samputu byari sawa, umvise ko afite ubuhamya bwinshi. Ni jewe cyangwa ni wowe? Ndumva eko. Oya ndakumva nuko hari nari mfunguye ntuza yindi. Nanjye nari nyifite ahubwo ifunguye sinzi ko nabirangaranye.
sorry. Okay. Ubwo rero hanyuma nagira ngo ntagire nkubaza waraye wujuje imyaka 41 y'amavuko. Ubundi muri 40 ntabwo nkiri muri 40 gusa 40. Yes man. Imyaka 41 y'amavuko ubona intego wari waragiye wiha warazigezeho ko umugani iyo ugeze ku myaka 41 akenshi bakunze kuvuga ko ngo umugabo hagati y'imyaka 35 na 45 ubundi ngo iyo intego wihaye utazigezeho ushatse watangira ukagenza make ngo ntibiba bizakunda. Ntabwo mbyemera. Uretse yewe nemera kugera nko muri za 50 kuko 50 umugabo bagifite imbaraga nyinshi cyane. Reka turebe ko ibyo ntari ukuri sibyo. It's a good question, so reka turebe ko ibyo ntari ukuri. Reka tujyana online turebe abantu batangiye business mu zabukuru. People who started business late, maybe late 50, ariko nabonye nkuriya washinze KFC yatangiye kumenyekana ageze mu myaka agira ngo hafi 60. Sibyo ra 69 yari afite 69. Reka turebe sibyo kugira ngo ntadukurikira bakuze babyumve ko bishoboka. 69 dore KFC nguyu. Ngesindi ariko ndabona hari okay ndabona famous entrepreneurs who started late in life abantu batangiye ibikorwa byabo by'ubucuruzi bikamenyekana nyuma. Ese buriya Getty Images yatangijwe n'umudamu? Uziko ntarimbi Martha Stewart. Uyu muntu witwa Martha Stewart niwe watangiye Getty Images. Getty Images ni nka online store, ni nk'ububiko bwo kuri internet bubika amafoto y'abafotografe benshi bakomeye ku isi. Umuntu akagenda kuraho amafoto yo hirya no hino. None Gecko insurance sinzi ahangara nini cyane sibyo. Gecko ntayihari ariko numva nayibonye anyway Boston niho nabonye Gecko banamamaza cyane bakoresheje indege mu kirere tusa. Banamaze igihe kinini. Gecko imaze imyaka hafi 70 n'indi ngira ngo I think. Urabona yatangiye ku myaka 50, right? Hanyuma uyu Cole Sanders Kentucky Fried Chicken Colonel Sanders nanibagiye pardon tangiye ku myaka 32. Nanibagiye cyangwa 39 ku 32 niwe watangiye KFC. Wabonye Nibango Leo Godwin yatangiye afite 50. Nabibonye. Tumanuke. Hanyuma hari uri wa KFC iriya Kentucky Fried Chicken nawe yatangiye ari mu 60. 32. Uyu mugabo wa Harland David Sankers yari afite 70 ingahe? Inde? Uyu wa KFC 32. Nibyo ndabibona. Kentucky Fried Chicken. Oh, look at that. My beautiful girl brings me coffee every morning. She never fails. Come say hi. She's a beautiful girl. Hi, how are you? What do you say? Good. All right. Thank you, girl. Abutanzanya ambwira ngo amakuru. Yeah, I'll come back in a minute. Uzengo? Ubutanzanya ambwira ngo amakuru. Byarabyumva ko ntamenye icyo asubiza. Dukomeze turebe nushaka uhere hejuru ngira ngo ahangaha turi kuvuga ku nyigisho y'abantu hari abantu bakunze kugira ubwoba ko bageze inda mu zabukuru pana mu zabukuru bageze mu myaka ikuze ko batatangira business ngo succeeding. Hano muri Afrika tugira imvugo ivuga ko ngo umugabo wundi no guhera kuri 30 kugera kuri 45 iyo utagizemo success ibintu byawe birahagara. So ariko harimo n'abavuga bati byibura kugera kuri 50. Ariko noneho urimo uraduhengereza abantu batangiye business zikaba successful zikaba kimenya bose ku isi kandi barengeje imyaka 50. Twabonye uriya watangije Getty Images yari afite 50. Twabonye uyu Sanders watangije KFC yari afite 62.
uyu wari Broom yatangiye afite muri za 50 na atangira wari Broom ni bakora ibintu bya ice cream ibintu za miliyoni 80 ku mwaka z'amadolari Carol Gardner wa Zelda Wisdom ku myaka 52 yatangije Zelda, right? So hari n'abandi benshi no muri za 70 birahari n'iki, you know, ariko byagira ngo nk'abantu badakurikira bafite imyaka nyinshi bakibaza ko ariho kuko urumva impamvu ni iyihe, nuko iyo umaze kurenga 45 wageze muri za 50 network ufite ni nini cyane, sibyo? N'amayeri rero warabonye mu buzima ni menshi waraciyemo, abenshi bacika intege, ariko niho ubundi wagakomeje guhera. Nk'ubu ufite umwe wa conseil bagene oncle Madamu yarambwiye ati giye kuri 46 nto natangiriye, yaramaze imyaka yubaka, ariko kuri 46 hagati ya 46 na 49 imyaka 3 nubwo ari umwubatsi usanzwe yubakira abandi akora n'iki, yubatse amazi 9 amazi 12 yose akodesha. Ibyo atiza ko mu myaka yose 46 yabikoze mu myaka kubera iki mu myaka yaramaze kugira ubumenyi, yaramaze kugira experience, yaramaze kugira network ihagije, imiryango arafunguka. So bivuze ko nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kwiheba. Niyo waba ufite 70 ushobora gukora business ufite igitekerezo kikaba cyageraho kigera. None se Trump ntabwo ari president ari muri za 70? ubona ufite energy yo guhagarara n'umunsi n'umwe kandi ariko se ku mugani nabonye n'uyu ugiye kumusimbura nako bagiye guhangana Joe Biden ari muri 75. isi kira kintu batubwiye ko retraite ni abantu badakunda ibyo bakora. I agree. Angaba doctor b'abaganga bajya muri retraite mu za 82 bameze batya intoki zitagikora nubwo barekera hahandi yumva ko umubiri unaniwe burundu. Namenyanye gutya mu muhanda n'umugabo wari ukuriye ntuza company yitwa wiki, company yitwa yo mu Budage, ni wayoboye company wude, ntabwo ari Volkswagen, ni muri imyaka 25 mu za 60 na za 70. Arayizamura yageze naho tukavuga ngo ari muri retraite, arangatireka da tungu ndi kuri board ari afite 82, ati no kwandika igitabo, ndi kuri board ya makampani 3, so Monday, Wednesday, Friday ndi busy. Namureba nta nubwo ahagarara ku maguru ari kuri board ya company 3 kubera iki, nubwo umubiri wanze ariko umutwe urahari, afite ubunararibonye bw'ibyanyuzemo byinshi. Urumva umuntu wayoboye company uruganda rw'imodoka akarugeza kuri nivo imyaka 25, ubundi ntibibaho. Nta company nta muje mu mara 25 burya muri ntuzo muri automobile, ubundi ni imyaka 10 niwe ufite record imyaka 25. Ni iyo modoka ni Volvo. Okay, ni Volvo. Volvo y'abanya-Sweden bakreye branche y'amakamyo, ubwo ntago Volvo bajyaga amakamyo, ubarekeye izindi bashyira ngufi cyane mu makamyo kurusha ibindi. Aza kuva muri Volvo aza hano muri North America akorera ikindi cyitwa wiki amakampani ya insurance nk'atatu ayahuza akora imwe. AIG abari uyikorera ni umuntu AIG ndayireba kandi ari umusaza my friend. So bivuze ngo nta mpamvu zo gutinya. Ubona biterwa ni ubona iriya mvugo iterwa n'iki abantu bavuga ko anyway udashobora kugira ibyo ugeraho ugeze muri 50 cyangwa uri muri ya myaka 40, kuko abantu benshi usanga basiganwa no kuvuga ngo imyaka. Niyo mpamvu natangiye nkubaza nti wowe wujuje 41 nimugoroba urabona inzozi goals intego wihaye mbere yo kugera kuri iyo myaka zaragezweho izitaragerwaho urateganya iki? Reka tuzisome turebe ko ndifite hafi se. Wagiye uzandika? Wabwira abantu kwandika ntiwandike? Ni nayo mpamvu mbwira abantu badukurikiye uyu munsi, niba udukurikiye uyu munsi turaganira ku kintu kivuga ngo ni gute warwanya ubwoba bukubuza kuba wakora ibintu nubwo waba ugeze mu myaka ikuze. Ikintu cya mbere ni ukwandika goals zawe, ukazandika goals zawe ugafatika ukazandika uvuga ngo nzabigeraho meze gutya. Ari nibyo udashobora kugeraho wenda mu mwaka umwe mu myaka 2, ariko
ntubivane kuri gahunda ngira ngo ari umwanya ni uwawe nawe ukomeze tubwire. Njye kureba ufite ebyiri zisa njye kureba iyo yindi 1 second. Okay, ntacyo wagenda ukaturebera ukatubwira hanyuma abantu namwe mudukurikiye niba urabibute kuri iyi ngingo turi kuganiraho ubona ari iyihe mpamvu ituma abantu bavuga ko umuntu ugeze mu myaka ikuze twagiye tuvuga ko abantu bavuga ko abantu benshi ngo hagati ya 30 na 45 cyangwa na 50 iyo harenze nta kintu ushobora kugeraho mu buzima ariko mu kanya tubonye ko abantu benshi brand nyinshi muzi zikomeye ku isi abagiye bazigezaho zigera uyu munsi tukaba tuzizi batangiye barengeje imyaka 50 nk'uwa KFC tuzi twese KFC iherutse gufungura mu Rwanda ariko no ku isi yose mwabonye ko we brand yayitangije afite imyaka 62 ubu ngubu ku isi irakomeye abazi za Getty Images abazi za Geico Insurance hirya no hino ku isi izo zose zatangiye zigeze kure cyane mubona biterwa n'iki eske hanyuma n'abafite ibitekerezo bitandukanye turasa kubiganiraho hari wari wanyandikiye ejo nasoma ubutumwa bwe twandikira avuga ko twamugira inama ku bijyanye n'ubuhinzi bw'inyanya nta kibazo nzamuhuza n'ababizi babikora nari kumuhuza nzamuhuza na Diego ufite company bita Didi's Chili yabanje guhinga inyanya cyane ubu ari mu buhinzi bw'urusenda kandi biragenda neza vraiment uyu munsi twari kuganira nawe ariko yambwiye ko yagize akazi kenshi ubwo kuwa mbere nyuma ya saa 8 tuzaganira muzabe muri hafi nta kibazo hanyuma tuzaganira n'umuntu wo muri Oreko nawe ababwira inama ko azi ibintu by'ubuhinzi bw'imboga kugira ngo mwumve the general idea niba ushaka kwinjira mu buhinzi bw'imboga cyane cyane abatubwiye iby'inyanya n'iby'imbuto ubwo muzabe muri hafi nta kibazo tuzabaganiriza warugarutse tujye kuri goals zawe goal ubona zaragezweho ngewe nanjye ndaza kukubwira muri make ikibazo ngiye mfite nuko goal zanjye nayo ifite ni 101 njyana bita 101 bucket ndende cyane zimwe zagezweho uko nabyibazaga rano ikintu cyiza cya goals nuko itangiye kuzikurikira hari n'igihe zihindagurika nk'ubu madamu nanjye twamaze imyaka 3 n'igice twarabuze abana right byaturoniye kabisa hahandi zavagamo uzi kujya mu mudamu rero buri cyo ukora ukamuha hag uyu munsi ukamuha hag ejo ko byajya hagati bikanga icyo gihe rero goal nanjye navuze man abana batanu nibo nshaka ndashaka abana batanu ariko noneho tumaze kubona abana ndavuga mbisubiyemo bane ndarekera aho ngaho nubwo nashaka batanu bane ni sawa turekeraho ngarukiriza aho ngaho right so mu by'ukuri urumva ko yagezweho nifuzaga gukorera 1,100 ku mwaka yagezweho nifuzaga gusura igihugu cya Roma Ubushinwa Greece na Australia Roma niyo naciyemo ariko ntabwo ndayivisita nubwo nayiciye mu ntambuko Roma Italy wifuza gusura Ubutaliyani Ubushinwa Greece na Australia okay ugire kiho nka Australia ntabwo kinyenteresa cyane ahubwo Taiwan ni interesa kurushaho inki Taiwan ubwo Taiwan okay uyeho Taiwan igiyeho Taiwan hanyuma nifuzaga gutanga 500 somaza buhoro ndagenda ngabanyaho gutanga 500 muki muri za organizations zitandukanye gufasha abantu nka charity cyangwa niyo mpamvu dukomeza dutanga ubuzima bwacu tugomba gutanga cyane kuko bitanga umugisha kurusha guhabwa nibyo hari umubare nifuza kugeraho mbere yuko njya kwa Nyagasani tujye kuganira hariya so buhoro nyamvanaho hari nyinshi hari yo gusimbuka mu mutaka musimbuka mu ndege mu mutaka iyo sindayigeraho nagomba kuyikora umwaka ushize nimukira hano umwaka ubanza nagomba kuyikora insurance iranyangira ngo mbanze nangize insurance y'ugiye life insurance ntabwo ushaka kukwemera gusimbuka mu mutaka iyo utarayimara imyaka 2 hano n'izindi siporo ziri danje nifuza gutwara indege ndimo ndabyiga nabonye ifoto yawe byo urimo wiga gutwara helicopter wabitegereje imyaka ingahe ibyo
kuva muri 2011. ufite iyo nzu ubigezeho ryari? Iyi ni notebook ya 2011 ndimo gusomeramo. 2011. Yeah. Hanyuma nifuzaga kwandika igitabo, ubu byaroroshye. Sindacyandika. I should do this, man. Kuko biroroshye kwandika igitabo. Nifuza gufasha umuntu umwe kuza kumenya data twese uri mu ijuru. Namaze kubigeraho more than umwe. Gufasha umuntu kumenya Kristo. Nifuzaga kuzahura n'umukuru w'igihugu, His Excellence Mr. President. Perezida Kagame. For 5 minutes. Iyo goal iracyahari, sindayigeraho, ndayirwaye. Ariko nayo iracyayirwaye, iracyayifite. Ndacyayifite kumubaza ibibazo nka 3 gusa tu. Agashoti. Niyo ubona nkora ibingibi nta handi mbanganisha, ndifuza one day. So still there. So kizahari aha, you know? So if you can get to him and ask questions, I would love to. Even shake his hand. If you are in television, even if I have to fly down tomorrow, I will do that. Kugira 6-pack abdominal, ndacyafite ebyiri. Ibitabo 500. Maze kugera nibura nko ku 180. Birenga kuko ngura ibitabo 2 mu kwezi. Every month kuva muri 2006. So ibitabo 2 buri kwezi, hari igihe ngira 3. Anoro ko nyina podcast. Be a good swimmer. Nize kwiga koga, nangije nenda korohama ndatinya. So ndacyarimo kugitinyura rero. I'm still working on it. Ni nyinshi. Hari ikintu ushaka kuvuga kuko ziri very personal? Ariko yenda tugiye muri rusange, ariko ndumva byinshi warabigezemo. Hari ntaragera hari nizo ngomba guhindura. So nk'iziri ki wumva utarageraho nizi nk'eshatu ziri ki. iya mbere iri ki no guhora na His Excellence. Iyo wari uyivuze mu kanya. Iri ki. Iya kabiri iri ki iri mahanga. Nuko nifuza ko ibiganiro dufite byo gufasha abantu kuva mu myenda, kwihangira imirimo n'iki byabasha kuba nibura minimum kuri East Africa. Ariko yari so nari mfite 35 ni kuri 45. No, nari mfite 32. 2011 nafite nyakigaya, nafite 41 ngubu. Ubu hashize imyaka 9. So next year nibwo nzaba mvuga nti imyaka 10 irarangiye. Ikindi kinini kibura ni no gusimbuka mu mutaka. Cyo assurance urayuzuza vuba imyaka 2. Oya yandisha assurance, gisigaye nuko corona ivaho nkajya gushaka na nubwo bihenda. N'ibyo 3. Okay, reka duhe ikaze abantu bose ndeba badukurikiye, harimo abarimo baza benshi baza bareba bakagera bakagenda. Razia w'Imana aracyadukurikiye ati abanyafrika twibanda cyane ku mwaka, cyane cyane abanyarwanda, kandi nta mpamvu yabuza umuntu gukora icyo yifuza kubera imyaka. Nanjye ndemeranye nawe cyane kabisa. Nanjye ndemeranye rero ubwo zabigeze he? Ngewe buriya rero biratangaje, sinigeze menya cyane kubyandika byinshi. Ni umwitozo navuga kuri kugenda unyigisha, ngiye gutangira vuba, ariko bimwe mu bintu narihaye ubundi mu ntego zanjye nyinshi, yenda mvuze mu ncamake, narihaye ko nzatunga imodoka mbere y'imyaka 25. Iyo nayitunze ifite nka 20 yonyine itaranuzura neza. Nk'imodoka 2 urumva icyo nagiye. Ariko ikindi nshimira Imana, narihaye ko nzageza byibura imyaka 35 naramaze gushaka umugore ufite umuryango. Urumva nashatse umugore mfite imyaka 34, 35 yuzuye, mfite imfura yanjye. So urumva ko nanjye hari byinshi ndi kugeraho cyane.
nena nihaye indi anyway biri somehow personal ariko nabisangiza n'abantu nk'ibijyanye no kubaka inzu nifuza mbere y'imyaka 35 icyo cyo sinakigezeho cyarananiye kubera umwanya mukeya kandi buri giye kubaka bikurikirane biranga 35 warayigize 35 ubu ngubu ndayifite izarangira ryari uzajya 36 mu kwa kangahe mu kwa 9 uyu mwaka tariki ya urumva rero ariko ubu ngubu nongeye kwiha yuko ngomba kugira imyaka 38 mfite inzu yanjye nifuza yenyaye kuko narubatse biranga kubera kutahaba so ibyo ni ibindi aba nifuza kwa 9 ryari Antwiti igomba kugera mfite anniversaire ni mu kwa 9 ryari le premier September cyane ndimo nabyandika ngo nzanye mbyibuka hari app nkoresha ikanyibutsa anniversaire y'abantu urumva rero ariko hari n'ibindi nanjye ku mugani wawe nifuza ariko ntarageramo ubundi mu bintu byanjye no gutravelinga cyane nifuza gusura ibihugu bya Cambodia nifuza gusura ibihugu nka Vietnam impamvu nifuza gusura ibyo bihugu ni ibihugu numva nkunda kubera amateka yabyo urumva ngira ngo umuntu yakuze asoma ibitabo by'intambara za Vietnam ureba documentaire za Vietnam nkumva ndifuza kujya kureba wakuze kugiye cya Rambo man no kureba tureba filime za Rambo nyine urumva urabizi urumva tugaba tutireka ndifuza kujya gusura kandi nzabigeraho Vietnam Cambodia Laos ibyo bihugu kabisa nanjye ari Amani agiye kujyayo agiye gutwarayo timu uyu mwaka muri Vietnam uzavugana na Amani agiye gutwara timu y'abacuruzi yarabivuze ejo bundi muri Vietnam azatwara Vietnam azatwara ibihugu nka bingahe muri Aziya abagiye gushaka kureba aba manufacturer so wavugana wagiye kareba you never know I never know ku mugani wawe nzamubaza kuko ni n'ibihugu bihenduka guhisha dreams zacu kwita zivuze ntago umenya hari ibihugu umuntu atinya kujyamo ariko hanyuma ikindi kintu buriya nacyo mfite muri dreams zanjye mfite dreams yo kubaka hoteli uko izaba ingana kose kandi nzayigeraho tu ariko nzubaka hoteli itandukanye niba hoteli mbona Airbnb yarabizanye bizagenda bite oya ntago nshaka kubaka hoteli imeze nka hoteli zindi zisanzwe ni ibyumba ahantu hazajya hacumbikirwa abantu batarenze 15 ariko bifite umwihariko uranzakwereka inzozi nka bed and breakfast kind of ariko ahubwo nge ndashaka ikintu kizaya kibanda ahantu abantu bakorera za honeymoon ariko hari artistique kwa ntabwo ari ahantu ntabwo ari jare za hoteli nka za Serena uzi nka za no kutaguza Thailand se kamwe hari muri Kiwe ntuziko hari kera hari hamwe birwa bagurishaga ubu ngubu gahunda irahari hari aho maze iminsi scoutinga mamen aho maze iminsi scoutinga nzakwereka iyo hoteli nshaka gukora uko imeze ni hoteli iri niba ukunda kureba kuri profile picture yanjye nkunda gushyiraho ahantu hampa inspiration ni destination wedding nk'abantu ushaka mukuru wa madame yakoze ubukwe bw'abantu 25 tujya Mexique nyine aho ngaho gutyo nibaza ntibane ibyo ngibyo ahantu wedding iri exclusive nk'ibiri 3 ni bene nk'ibyo cyangwa biratandukanye ni nka ahantu nk'iyo ngiyo ni nka destination ukuntu ariko abantu amacouple abantu bari mariye bene nk'ahantu bashobora kuza bagakorera ubukwe ariko byumba bike ariko biri clean kugira reka nkubongeho nkohereze urebe ukuntu ngira ngo abantu badukurikiye bakumva neza zimwe ni inzozi umuntu aba afite agomba kurwanira ibyo ari byo byose akazazigeraho kandi ntekereza yuko urahabona neza reba sinzi niba wamaze kuyireba neza
ntiraza iracyarimo kujya satellite mbere yuko imanuka imanuka ko ari ikibazo cya interineti. Urabona ikibazo cya interineti. abantu badukurikiye bashaka guhamagara, hari telefone bahamagaraho kuko je ntiyabonetse uyu munsi. N'abanyarwanda bavuga ngo nkunda ijwi rya Mike, umuntu yakuvugisha gute? Last night narimo gukurikira ama comment. Oui. Urabona ce genre de choses ahantu abantu batarenze 20. Man. Tandanga no mu misozi. Abona iyo ngiyo ntago Airbnb ya influence rwose na gatoya. Ntago yankonkirasa yaje gushaka kuri iyi ngiyi. Ahubwo bajya banshaka. Nakubwiza kuri kahise. Bajya banshaka. Ibyo ngibyo ni iby'ingenzi, hari n'ibindi byinshi ku mugani bidyo biba biri personal, kuvuga aho abana bagomba kwiga, cy'umwana uzaharanira kwaba cyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubu ngubu ikintu kimwe nakunze nuko wanyigishije kubyandika, uraye byose ngiye gutangira kubyandika. Hari icyananiye, nakuze nifuza kuba umupilote, kuzatwara indege, ariko anyway ntabwo birakunanira. Ntabwo birananira kuko nzabiva hari uko ngize nk'imyaka 60. Ngiye kuba mu myaka 41. Oya, ariko nayo ni ntuza, ni imwe mu nzozi zanjye, kandi niba warabigezeho nanjye birashoboka ko nabigeraho. Ni question gusa yo kugira. Hanyuma Razia w'Imana ati nize koga muri Ottawa ndi over 30. You can do it. Nta wandushaka gutinya amazi. Ubu ndoga nta kibazo. Biroroshye cyane. Cyane ariko nkanagera mu mazi nyerebera hariya, kandi noneho pisine irahari ireba aho urati nagiyemo rimwe, abana babona aho kunyita. Abana banjye bose bazi koga. Madamu yakoraga bira bya competition, abana boga bakajya munsi y'amaguru byose neza. Ariko Evan shiramo akaguru nkabamo neroka. Ngewe ndoga ariko ngiye najya ikwera kugira ibibazo byo guhumeka, naye narabitinyaga ariko ndi mbizi. Ariko ubu ngubu umaze kongera gutinyuka neza, ndoga nubwo ntagera kure cyane ariko nabyize ndabirangiza. Ikibazo nagize nagiye koga muri lake, ngeze hagati ngira ubwoba ndapanika. Ngwamo se? Ngwa mu bazo bamvanamo. Rohamye. Bora nayasomye menshi, ubundi iyo urohamye uranayasoma menshi ahagije. Urumva rero icyo kibazo. Twakuze dukubagana, umuntu agacunga ugiye mu ibase gutera amazi ngo yitereho, akawusunika mu mazi. Urabyuka kera my brother ntitwarutanaga cyane, ariko twarwanaga buri munsi. Akawushyira muri yabase. Hari umuntu warumpamagaye ashaka witwa Diego, kamubaze numve, ariko ndabona yese agenda. Diego ni wa umusore ufite ubuhinzi bw'urusenda, kandi n'umuntu mwamagana mukabaza kabisa. Ntabwo ari nk'indi minsi isanzwe, nta kazi uyu munsi mfiteho. I'm free, I'm available. You are free unless you are busy. If you are free, available, let's do it. Kandi abantu bashaka kumubaza, ubwo hari umuntu rero ufite ikintu yumva ushaka kogishaho inama yatubwira kugira ngo tube twanamubariza abantu cyangwa se tukamugira inama. Ndabona hari abantu barenga 10 badukurikiye. Razia nawe ni umuntu udukurikiye, nawe ashaka guhamagara wenda kuko ari muri Canada, nanjye turi kumwe byamworohera ndibaza. So yanjye ni 647 217. Ariko urumva niba Razia yarize koga afite arengeje imyaka 30, nawe ku mugani niba yaranabyize ugomba gutinyuka. Esa urumva rero yagukura kuyihe. Ariko kimwe mu bintu imwe muri goals zanjye nagezeho cyane nkaryoherwa niyo kubaka umuryango ku mugani. Niyo ya mbere kabisa. Ubuseribateri bwawe bwarahahamuye? No, ntago nigeze ngira ubuseribateri bugoranye, kuko umuntu uri discipline mu bintu byanjye. Sinanywaga inzoga, sinywa itabi ngo byari kunyinfluensa ngo biranjyana mu bigare bindushya cyane. No, nta byabaye, ndari organize rwose.
wabaga wibereye mu kazi uri focus bya hatari none mu kazi uri très organisé ariko nanone buryo udafite umuryango hari igihe ubura hari ahantu ugera ukabona hari ikintu kibura tu bure tuzabibona ukuntu byihuta byihutisha ibintu bya hatari hari ikintu ugeraho ukabona hari ibintu bibura ariko hari ikintu iyo nimwe muri goro nagezeho numva ndavuga nti wa ndaryohewe rwose kurusha ibindi byose kandi nabyo ntibyoroha anyway, mu minsi iza tuzagenda tuzana abantu benshi mu biganiro tuzakora no kuri radio kuko tuzajya tuganira no ku zindi topic nyinshi burya niba uri mariye ni wowe ujya ukunda kubivuga niba uri umuntu uri mariye ufite umuryango ntushobora gutera imbere utarahisemo umupartner mwiza kugira ngo utere imbere kugira ngo urube rwiza byose bihera ku mupartner so hari abantu rero benshi baba counselors tuzagenda tuzana tukabaganiriza kuko icyo nacyo ni kimwe mu bintu by'iterambere kugira ngo niba ari nk'umuryango kugira ngo utere imbere nuko ugomba kuba ufite umuntu muri kuri memory donde muganira neza ahubwo ni rwo rufatiro ni uri kampo rufatiro Rwanda number 1 rufatiro hanyuma n'abaseribateri nawe burya hari ibintu by'ingenzi twese twabunyuzemo by the way turi mariye yego ariko twabuciyemo umuseribateri kugira ngo atere imbere nawe bisaba kuba afite discipline nini ikintu cya mbere mbona ni imbere na mbere influence ya groupe abaseribateri benshi baba influence na groupe y'abantu bati Gisenyi hahiye y'abantu utitaye ku bintu byinshi niba ushaka ufite DS rabatapo batanseka abantu ugahita ugenda wihuta so kuba seribateri ho no kwitondera groupe umuntu abamo nicyo kintu mbona kurusha ibindi naho gutera imbere biba bishoboka cyane ariko groupe nicyo kintu cya mbere mbona umuntu aba agomba kwitondera mbega kugira linye zawe zazindi zitarengwa ari imirongo itukura utarenga ukayishyiriraho tino mirongo sinzanyirenga icyo gihe washyizeho discipline uri umuseribateri nabwo nta kintu na kimwe utageraho iki kintu naruvuzeho cya groupe ndumva twarakiganiriyeho umuntu yambaje ati success ni iyi ndaga nyereka abantu 5 mugendana ndakubwira yuko ukorera nyereka abantu 5 mugendana ndakubwira relationship yawe uko imeze ibyo umuntu yarabigambye ngira ngo ni brag ati nada ati fungura telefone yawe unyereka abantu 5 muvugana every week nimenya ndamenya niba bari serateri uri serateri niba ari 3 muri abo 5 niba bari serateri uri serateri niba bari mariye uri mariye niba ari divorce uri divorce urumva icyo kintu ati niba bafite akazi nawe bafite akazi 3 muri 5 niba bikorera nawe urikorera none tutangiye kubibara nsanga n'ibyo koko nuko bimeze ati niba bakodesha nawe urakodesha niba atajya kujya none ambwira ati rero simvuze ngo ureke bazafite zawe ariko niba ushaka kugera ku kindi kintu kiri hejuru ugende abantu 5 nanone bageze ku byo wifuza kugeraho nabo bagira inshuti yangani gatoya minute waba usoma message Diego wiriwe bite ko twaburanye turi gukwepana kandi ndashaka uri ndaza kuvugisha ndanagushaka hari abana bashaka kubagira inama ku buhinzi bw'inyanya ndabizi barazihinze urakubitwa ubivamo warazihinze ubivamo tujya mu rusenda ni sawa kandi abana bashaka gutangira kandi niwe doctenzi niwe mwarimu mwiza nziba nawa nimugoroba ni nimugoroba burandaza kuguha link neza buriya next week nzakwimvita kuri Zoom meeting we inspira abajene bashaka kwinjira mu buhinzi sasa bro so Diego ni umwe mu basore b'abanyarwanda bari très inspirant yahinze inyanya arazihinga cyane za gashora ariko ageze aho ngaho arazireka ahita atangira guhinga urusenda urumva niwe mwarimu mwiza mbona wakwigisha abo hanyuma urabona ubutumwa buhari aho Razia uri Bruxelles ari Bruxelles biragoye hanyuma satellite ati ni bihe bintu byaba nk'urufunguzo rwo gushira ubwoba kugira ngo umuntu atangire umushinga
hanyuma tubwira ko we ati by the way nge noga bwa mbere narasomye bampa urw'amenyo ndohamurwa n'umukobwa arohorwa n'umukobwa. Okay, oh wow, okay. Nanjye narayasomye koko ariko nge natangiye koga ntogera muri piscine. Mba ngo nogeraga muri piscine twebwe twajyaga ahantu bita muri Dumbezi. Najya muri Dumbezi yo mu Rwampara batashya kiriya romane. Twebwe twajyaga muri Dumbezi kabisa n'amazi tukayasoma koko bya nyabyo. Ubwo ari nako rwana n'imisundwe tukagira ahandi dutangira kugenda twisiga kugira ngo turwanye imisundwe. Ubonye ukize ibintu kabisa. Amazi asa n'icyayi baba we. N'amazi asa n'icyayi noneho wareba nabo ugataha mutajyanye nk'amavuta rero amazi yahariye yagukubitaga umwera wagera mu rugo bati uvuye ariko umwera ukakurega bakagukubita. Ayo muri Dumbezi narayanyweye kabisa narayanyweye ariko kimwe nk'ubwo nabwo byari kugira ngo ujyemo nabanje kugira ubwoba bwinshi. Unyibukije umwera wakoraga ku muntu ushaka umwera wari byabiri. So ubwo wabwira uyu musore Satellite udukurikiye icyo kintu wamubwira ko turimo tuganira ku bintu byo gushira ubwoba ati ni ibihe bintu byaba nk'urufunguzo rwo gushira ubwoba kugira ngo umuntu atangire umushinga. Sorry urankoza hano buriya man urankozeho byata umuntu ukurikiye ku bijyanye n'umushinga urumva niba yaduhamagara sorry ububare nkwibutsa ibintu bya kera nibutse Nyamirambo bubaka kaburimbo mu isoko ry'Inyamirambo. Turagenda tutazi godoro dukandagiramo n'ibirenge my friend ibirenge bagenda bimukara bagiye kureba hasi ukuntu twicaye turimo koga babana ibirenge ari umukara munsi badukubise inkoni mu birenge shaka bimwe byaka ubwo unyibukije anyway ku bijyanye no gutinyuka mu by'ukuri nta yindi solution ihari you just do it right no gukora baby steps nibyo twita baby steps ni ukuvuga ikintu ngo ukora step ntoya ukareba result zivuyemo. Nta ikibazo akenshi uravuga ati nibyo twaganaga ejo ati nashaka gusavinga ibihumbi 100 kuri saving biratangira n'igihumbi biratangira n'ijana siko bimeze ko nubwo nayo mbitimwe akushize kongera kubisubiramo nagiyemo rimwe ubu mwaka afite goal ko nibura uzajya kurangira ngiye muri piscine nibura gatatu ntago nipasha right gufata small steps ariko ikintu cyangombwa ugashyira mu bikorwa. Rero ikibazo gihera nuko kenshi usanga dutinya gufata ya step ya mbere right niyo kwigisha abantu entrepreneurship ikintu mbabwira ni iki reka turebe icyo dushaka gukora tukemeranyeho noneho dushaka abakiriya batatu mu minsi 30 aho kwa mbere mbigisha niko dushaka kubona umukiriya in one day birashoboka. Urumva rero ubonye wa mukiriya umwe in one day avuga sigaje babiri gusa nawe ufite morali yo kujya gutega gukomeza no kuva mu myenda iyo dukoze imyenda ntago duhera ku minini duhera ku mutura tujya ku munini abafite kudahera ku ufite za intérêt nyinshi no kubera ko it's mental right very mental ubasha gukora akana kamukana karangira nakandi ukagira nakandi noneho morali raza uko urimo kubona ibisubizo ukagira morali gukomeza gukora ibindi. Akenshi bafashe ikintu kinini kiragora kubona resulta cyangwa kubona ibyiza bivuyemo vuba kuko aba ari ikintu kinini uhera ku tuntu duto ukere resulta wongere bigenda biba binini. Hari ikindi kintu nagira ngo nanjye mubwire numva ni umugani ngiye kumucira nawe ni umuntu ukuze agomba kwitaho wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina yajyaga akubwira. Kandi ikindi nta nkovu y'uruvugo ibaho. Hari abantu benshi bazaguca intege hari abantu benshi bazabwira ko ibintu ugiye kujyamo ari busazi nk'uyu mugabo ngira ngo nashishikariza abantu bazadukurikiye nituganira na Diego kwa mbere
Diego yari umunyeshuri urangije kaminuza, ampulisi ari umusitari, yari umuntu ukora mu gutegura amakonseri, ariko aremera ava muri Kigali ajya gutura igashora ahantu mu mibu, akodesha inzu itarenze 15,000 kugira ngo akurikirane ubuhinzi bw'inyanya. Aremera avamo, abantu bakajya ngo ariko mani warasaze, wavuye mu mujyi wagiye mu cyaro ahantu hataba n'umuriro. Ariko yari azi icyo ashaka. Uyu munsi yabonye kontra, ngira ngo narababwiye, yabonye kontra ya 500 miliyoni z'amadolari. Nubango z'urusenda nabasha kuruderivaringa, nubango uko agomba guhingisha abanyarwanda kugira ubwo derivarinze urwo rusenda. Agomba gukora cyane. Nubango guhinga inyanya bagahinza urusenda rero. Ariko urumva mu ntangiriro byari bigoye. Nakubwiye uriya mugabo umugabo witwa Shira impumpu, nawe tuzamutumira hano aganiriza abantu. Yaremeye ava mu kazi, yari umuganga ahembwa neza, ariko ageze aho ngaho ajya korora akabenzi. Ubu yororera ibyumba, igicumbi, yatangije n'ibindi mu burasirazuba, mu burengerazuba. Ariko abantu baramubwira ko wasaze, ugiye korora ingurube, uvuye mu kazi kaguhembaga umushahara. Abantu baramutwama, yambwira ati yewe n'umugore we ntiyabyumvaga. Ariko yari afite go, yabibaze neza. Ariko uyu munsi navuga ko ari mu mamiliyoneri dufite muri kino gihugu, ngeze mu mamiliyoni menshi. We iyo namuganirije avuga ngo nta bukire bubaho butanyuze mu kabenzi. Nta bukire bubaho butanyuze mu kabenzi. So urumva no gutinya kuvugwa ni ikindi kintu. Abantu bazavuga bavuge yego, ariko icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho cyane. Abantu bazavuga ariko ugomba kutabitaho cyane. Hanyuma arazi ati munyibukije Rwampara, satelite ati wabona Amerika yarageraga mu rugo yabaye ifi. Man, wageraga mu rugo byari danje. Twebwe hano twabanje gutura nkiri mutoya, twari dutuye Gatagara, twari dufite portaye ariko tudafite ibipangu bya biri nyine byubakishije amabuye n'iki n'amatafari. Urugo rwubakishije imiyenzi. Noneho ukareba n'ujya guca kuri portaye bari buhite bakubona ko portaye yari iringaniye na kare. Abana tukajya gusota inyuma, hano inyuma twari dufite jaride duhingamo karoti n'ibitunguru. Umuntu akaba yajya gusotera kugira ngo utahahinguka umwera, ugahita unyura muri dushe woga vuba vuba, ariko waba ugize ibyago none ugakubitana nabo bari mu gikari. Inkoni mane wararyaga uvuye he? Ubundi hari ibintu nakubitiwe ntazibagirwa, harimo biye, harimo no kwitura biye kubera gushyira intoki hasi n'amavi ukaza umeze nka warwaye imvunja kubera ivumbi. Umeze nk'ihene neza. So ubwo wakomeza noneho ukakomeza kuri kiriya ko kari agaciyemo. Ubwo n'abandi batuganiriza, mbabwiye ko tuzabatumira abo bantu bakabaganira. Abashaka kujya kuri business ya watermelon nabo, uyu musore yaranyandikiye yitwa Jonathan, ambwiye ko nta kibazo azabaganiriza next week. Turaza gukora schedule tuyishyira abantu tubamenyesha. None kandi abantu badukurikiye ni byiza ko mwajya muhamagara tugashyira mu bikorwa. Kuko uruvuga tubashije ni gute umuntu yashira ubwoba, turabikubwira. Ariko birinjira aha bisohokera aha ngaha niba udafashe action. So icyifuzo nuko tunabakurikirana katubwe he bimeze gutya, nyuma y'ukwezi tukaganira bigeze hehe, ibintu byifashe gute, tugakomeza gukurikirana ntuzo. Noneho ikindi ni uko iyo ufite burya abantu nagita gutera umuntu ugufata mu mugongo, umuntu gukurikirana, umuntu ugomba guha konterandi, umuntu ubwira ati dore ko ibyo twumvikanye ko nzakora nabikoze ngeje ranga. Niho kuvuga ngo ufite umuboss ariko udafite umuboss, right? Nicyo cyiza cya ya network burimo. Iyo uri muri network iravuga ati bazambaza bigeze he, bituma ugira morale yo gukomeza gukora, kuko uba wisanga utari wenyine, nubwo ari wowe wenyine ku giti cyawe, ariko uba ufite groupe igushyigikiye ikuri inyuma, right? So mu yandi magambo rero, satellite tudukurikiye, niba uvuga uti ndashaka gutangira business runaka, uzatangira utubwite natangiye, hanyuma tuje tuganira tukubaza bigeze hehe, ni ibihe bibazo uhuye nabyo muri iyo sansi. Ibyo nabyo ni ikindi kintu cyafasha kugira ngo ushire ubwoba, kuko wumve ko utari wenyine. Hari abazakugira inama, hari abazagushyira bazakotsa igitutu gatoya bakugira ati bite kutarimo gushyira mu bikorwa ko wazubaye, ko warangaye muri iyo sansi, kuko uba utari wenyine, right? Reka turebe niba hari abandi barimo kubaza ibibazo hano.
Razia arabaza ati question mwangira iyihe nama mfite akazi keza muri banki ariko numva ashaka kukavamo next year nkajya kwikorera mfite imishinga 2 ariko itaratangira murabyumva mute imishinga 2 itaratangira okay mbere yo kuva mu ubundi ibyo bita rule of thumb cyangwa se ikintu ugomba kugeraho abantu benshi ni gutangira business wari usanzwe ufite akazi ibyo bibaho cyane ariko akenshi hari igihe umuntu asohoka mu kazi kare bikica finance zo ku ruhande so ikintu cya mbere mbwira abantu niba uri debt free nta myenda ufite then it's good to start a business ariko niba ufite imyenda banza wishyura imyenda kuko nutangira business ufite n'imyenda business itwara ingufu n'amafaranga n'iki byose bizakwangiriza so ikintu cya mbere banza wishyura imyenda nimara kwirangiza hanyuma ubone gutangira business icya kabiri nutangira business akenshi ni byiza ko watangira buhoro buhoro ukagenda aho ujyana cyane cyane ko ufite imishinga 2 ugomba guhitamo ukareba ugakora umwe cyangwa se ukareba ko umeze ugakora survey kugira ngo urebe yuheraho ariko rero none ikindi cya kabiri niba ugiye gukora iyo business mbere y'uko ureka akazi wari ufitemo muri banki cyangwa ahandi wakoraga ubanza making ashobora ko ya business kwinjiza nibura 60% 50 kuri 30% y'umushahara winjizaga niba tuvuga yakoreraga 100,000 ya business urareka ikibanza kajya ku 60 mbere y'uko usezera akazi noneho kuko icyo gihe biba bigaragara ko winjira amafaranga kandi uri part time nuko ugiyemo full time none uzabasha gusimbura umushahara wawe vuba ariko kureka akazi wari ufite Mike bamanze kuri okay ya so nicyo byo bintu cya mbere banze uve mu myenda icya kabiri making ashobora ko ufite fund emergency fund ni yandi twavugaga y'imvoresho nibura amezi 6 niba ugiye kugira business vote ni emergency fund tubara gute rero niba mu kwezi dépenses zanjye ari 100,000 bintwara kugira ngo ntunge urugo uzasavinga 600 muri konti ayo ni emergency fund kugira ngo niba bagusezerera ku kazi niba business igutwara energy nyinshi bitazakwicira ubuzima rusanzwe ufite ariko rero ayo ngayo si uzakoresha muri business ayo ngayo ni emergency fund okay so icya mbere kwishyura imyenda icya kabiri kugira emergency fund nibura amezi 6 angana nayo na gutunga urugo simvuga ngana n'umushahara ushaka kubukorera mu 200 ariko dépenses zawe 1,100 so ndavuga angana na dépenses za buri kwezi so mbisubiremo emergency fund ntago arayo winjiza nangana nayo dépenses ku kwezi niba winjiza mu 200 ariko dépenses zawe 100 nuba ngo uzabika 1,100 inshuro 6 be 300 icyo ni cya kabiri so icya gatatu noneho ni iki ni ukumaking ashobora ko mbere y'uko uva mu kazi wakoraga ya business yo ku ruhande niba uri kwinjiriza 60% yayo winjiza mu kazi ukora no kuvuga iki niba winjiza 200 muri banki ya business yawe yagombye ko kwinjiza nibura 120 mbere y'uko ureka akazi ka banki cyane kuri umva none uzabye gushyamo full time ariko noneho usanzwe afite n'amezi 6 wabitse ku ruhande so to recap cyangwa kwisubiramo icya mbere ni iki debt free kuva mu myenda icya kabiri gusavinga amezi 6 ya angana nayo dépenses buri kwezi icya gatatu mbere yo kusezera akazi muri banki wakoragamo cyangwa handi ukora ubanze ugire gute making sure ko nibura iyo business irimo kwinjiza 60% yayo ukorera muri banki so niba bidasobanutse wenda ushaka kubaza nka clarify kurushaho cyangwa se ukazaduhamagara ukohereza email wenda tukabiganira kurushaho niba ari ngombwa udashaka kubivuga ibitekerezo byawe ahangaha ariko ikintu ugomba kumva no ko business ni long term n'urugendo rurerure ntabwo ari ibintu akenshi tuba dushaka kwitangira umunsi yinjiza uyu munsi reka da ugomba kwiha imyaka 4 muri business imyaka 4 kugira ngo utangire kubona results zifatika abenshi dutangira business twibaza ko mu kwezi kwa mbere twinjiza mwaka wa mbere tuba profitable reka da niba utangiye business wihe imyaka 4 kugira ngo ubone kabisa ubwo byageze aho bijya right ibyo waruvuze nibyo nshimire n'uwitwa Mukashema yaravuze ati wow iki kiganiro cyanyu ndagikunze satellite batigiye kimwe muzatuganirize byimbitse kuri baby steps
anyway nge nta n'ikintu narenza nanjye nagiye mu ishuri nakurikiye nagiye mu ishuri nakurikiye ikindi mbwira abantu ko tuzajya tuganiriza abantu kuri ibi ngibi ariko umwanya munini nibo ugomba guturuka niba kabisa ni mutubaze mubaze ibibazo hanyuma tubabwire ko nk'ibyo tutabashije kuganiraho tuzajya abari muri comment batanga ibitekerezo n'abandi tuze tubashakire nk'ubu twabahaye urugero rw'abana batubajije ku nyanya no ku nsenda no kuri watermelon tuzabazanira abantu babasobanurire babirimo babibayemo nta mwarimu mwiza nk'uwo abashaka kujya korora amatungo ushaka korora inkoko n'urugero ni imwe mu mishinga abantu benshi nibo bakora tuzabazanira umwe mugenzi wanjye w'umunyamakuru ubikora kandi byabaye successful afite inkoko zigera mu 7,000 yororera hariya irukara muri Kayonza ajya kubitangira yarambwiye ati Mike takazi yahembwaga amafaranga meza ahembwa 500 atari na make yarambwiye ati Mike rero ibintu ngiye kubi ndumva nshaka kubivamo nkajya kwiyororera utuye muri Kigali na famiye n'umugore n'abana arabati ngiye kwimuka mvi Kigali ngirukara mu cyaro man ugiye mu cyaro uvuye Kigali ati ndafashe decision abantu benshi bamubwiye nk'abasi bamubwiye ko yasaze ariko namubwiye ijambo rimwe namubwiye niba wabitekerejeho neza please go ahead ariko uyu munsi azabihera ubuhamya urumva bizatinyura abantu benshi badukurikiye you can start from that nta nubwo atangiye ari ibintu ufite ngo ufite ubushobozi bunini ariko ubushake mbere na mbere so ibintu rero mu kanya warusubije vraiment ndabikunze cyane vraiment nanjye ubwanya ndi mu ishuri niga akantu ka mbere nize ni kari akantu ko kugira ikintu bita emergency fund mu rugo burya na za leta zigira emergency fund so niba za leta zigira emergency fund natwe twagakwiye kugira emergency fund ahantu turi mu ngo zacu kugira ngo bidufashe ngira ngo byagenze yumvise ibitekerezo n'undi wabasha kubaza yabaza Solange Mukashema nibyo ujye dukurikira nawe niba ufite icyo wabaza nta kibazo wabaza nta kibazo twagusubiza ari waruvuze baby steps tuzaziganiraho ubutaha baby steps hari za finance kuko hari ibintu bibiri burya kujya mu gutera imbere mu bijyanye n'ubutunzi hari gukoresha neza yo winjiza no ukongera yo winjiza ni ibintu bibiri rero mu yo winjiza ni izihe steps ubwo nibyo yavugagaho izo baby steps njya nkunda kuvuga navuze mu video in the past tuzabigarukaho ni izihe steps kuko urabona ni byiza kugira gahunda kugira plan wavuze ko ushaka kwiga ibijyanye no gutwara indege sibyo kwa pilote buriya nta pilote no mushaka kugenda adafite plan right none ikiza cyambere bakwigisha ni iki nuko ubanza ugakora plan yo kuva ahangaha ukabwira mugenzi wawe ukuri buva ahangaha inzira uba ufate n'uburyo ugerayo kandi utarava hano so plan ukabwira mugenzi wawe mukayiverify yose uko uzagerayo nihindutse ntabwo hinduka cyane ariko ikindi ntabwo biri straight ntabwo ari umurongo umwe straight indege ntabwo igenda gutya ngo buryo bagiye ariko niba plan bifite yose kugerayo ntabwo haguruka uvuye Kigali ugiye utazi umuhanda ugiye utare ngo upfe kugenda gusa so fata plan wicare ufata umwanya cyane twaganagaho ubushize fata umwanya wicare ukore plan right umenye ngo what's the step number 1 step number 2 step number 3 step number 4 hari benshi babikoze birahari right kuki njya gutangira ibintu bundi bushyashya hari ababikoze babunyerezera ntawe uhindura ikipe itsinda so hari ama steps mu kuva ku myenda gukora kubika gukora investment niba ushaka kuzamuka mu kazi ushaka gutangira business ibyo birahari rero nibyo tugenda tuganiriza abantu bakatubwira right ambereke iyo nshaka kuziga urahita umenya n'impamvu nshaka kuzayigura yihuza n'imishinga yindi mfite urahita ubimenya wowe tabizi niba uri kureba urimo urayibona urimo urabonamo iki ubwo ndabona amadokima yawe yose oya ntabwo ari icyo nashaka kukwereka okay nari mbonye petit porteur warubonye petit porteur voilà urimo urazibona oya ndazibona Cessna 172 Cessna
iyi ngiyi cyane cyane 172 n'izindi zijyanye nkayo izi rero nizo nzozi mfite zizo nshaka kuziga mu minsi ize. Zirahendutse kwiga no gutunga kurusha buriya helicopter rero. Voilà, impamvu nshaka kwiga iyi ni uko zijyanye na urabona uramutse urebye na ya projet nakweretse ko bigwana na neza. Okay, I get it now, I get it. Ariko rero usubira harankwereka andikaho G2. Reka nongere ngere nkore screen. Andikaho G20 plane cyangwa se G2000. G nka George. Warumbwiye? G nka Gaga. G20. G2000. Niyo ta G2, G10 ibintu nk'ibi. G2 airplane. Airplane. Ni G2 ni G20. Byose ni kimwe. No, G2. Okay. Nizo ugomba kugira. Twari izi ngizi. Ziba zifite imyanya 10 ziri high. Izi ni high class. Ugomba kuzigura n'ikibuga n'icyo byose. Oya, turashaka. Muri imwe muri izo ngizo nibo gutembera ntacanganyikiwe. Warange urabona ko iriya ihura na projet yanjye rero sanze. Ari gihe burya umuntu akujyana ahantu dreams zikazamuka. Nagiye muri iyo ndege ndayireba ukuntu meze ndatwara atari kabisa. I was like what? Abantu bafatiye indege byo kugenda privé ati cyane kabisa. Nabonye iriya helicopter wari utwaye ndabane wow izi dreams no mugabo afite ni nkazo nanjye mfite. Abantu bazampora ikindi ariko dreams ndazifite kabisa. A dream big kuva ndi muto najya mbanza wa mbere mu ishuri nkasanze wa 30. Ntabwo nigeze mbuwa mbere mu ishuri n'umunsi n'umwe nasaga nda 30 nabaga mfite za D igihe basanye bya ABCD diplome yanjye yuzeho C- D+. umwanya wa hafi nagize no wa gatatu gatanu ko wagira ngo nena agafatanye. Ariko diplome yanjye naje nda 11 kandi ntatirishije kandi abantu batirishaga abankurikiye murabizi diplome murabizi ko arabatirishije bizamyo kana barangiye abo twiganye. Rero tugarutse ku byo twavugaga ku mugani ukuri kuva mu biganiro abantu nibo bagomba kutubaza. Alsad Evans Muhirwa ati mwiriwe Mike, mwiriwe neza nawe turagusuhuje. Solange Mukashema ati nge nshaka kumenya uburyo najya nohereza ibintu by'amavuta yo kwisiga na makeup. Yajya byohereza he? Ese ufite business mu Rwanda uyifite hehe? Watubwira noneho ahubwo tukamenya icyo twakugiraho inama. Nge ngira abantu kenshi inama bacuruza ibintu bya cosmetics ko inzira ya mbere uyu munsi ari ukujya online. Gukora page ya Facebook, gukora Instagram cyane cyane ko ariho abakobwa bari. Noneho umuntu agakorana cyane cyane ibyo yenda byanashoboka wanakora ka website gatoya. Icyo kintu mbona ari cyo kintu cyabafasha. Ikintu ubundi ugashaka umufotozi mwiza, wamara gushaka umufotozi ngiye kohereza wowe. Ugashaka umufotozi mwiza agafotora aya macupa yawe neza ubundi ukabacuriza kuko nibwo buryo bworoshye. Ngira ngo ntago tukiri muri era muri cya gihe cy'uko umuntu ucuruza amavuta ajya gukodesha store nini cyane imuhenze wishyura nka 400 ku kwezi. No, fata akantu gato kameze nka maonesho. Ni showroom, reka tubyite showroom. Ndabikunze ko ubivuze ya. Ni maonesho ukora showroom nushaka ko ari ahantu wishyura make cyane ashoboka ariko hadekoye neza ubundi stock yawe biri ahandi. Ahanini ushyira imbaraga mu kudistribute online. Nicyo kintu mbona cyari gikwiye. Uyo mbonye umuntu ufite ahantu hanini ho kudistribute amavuta afite
ahantu havuye nka metero kari 2,000 ndavuga nti kamembe uyu nguyu arimo arayishyurira ubusa kabisa. ariko rero wenda ntaribagirwa uza kugaruka kuri Venus yarakwandikiye twegera kumuvugaho 2 days ago. Venus yarakwandikiye ku bijyanye n'urubyiruko ka message yanyandikiye ndaza no kumusubiza, tuzamuha link ajya asangiza abantu kandi nawe abwira abantu badukurikiye, kuko icyo dushaka ni ukumufasha kubwira urubyiruko kamere. Rero niba afite urubyiruko yababwira iby'iyi link yacu, yazababwira ikiganiro kuri radio, nuko corona virus ikirimo, ariko tuzatangirana n'ukwezi kwa 5 tuzamubwira amaposteri azaba ari ahantu hose, akababwira bakajya bakurikira bakabaza ibibazo, bamara kubaza ibibazo tuzabasubiza, cyangwa bakeneye abantu runaka tubatumirira tubabatumirire, twanabasuraho bari twanabasuraho bari tukumva noneho n'ibyo bifuza nabo, niba ari n'amahugurwa bakeneye umuntu akareba amahugurwa umuntu yabaha yibanze. ariko Mike igitekerezo nayengize dukeneye abantu badukurikira, tumaze kugira benshi badukurikira kuri Instagram, nubwo dukeneye abandi benshi gukurikira, ariko umuntu adukurikira dukeneye ko mu minsi iri imbere hazaboneka umukandida umwe uvuga ati yewe ndashaka gutangira business, tukavuga gushira ubwoba day in and day out. Aduhamagare nka Venus ukorera ahantu hari centre y'urubyiruko, aramutse afite umujenye uri tayari gukoresha igare agakora business, akora umushinga uduhe hanyuma tumufinance. batunamukurikirane tuzanamufasha tuzanamukurikirana byinshi, tuzamukurikirana kugira ngo agende atera imbere. Ibikorwa buryo biruta amagambo. Ubu tubasha gufata umuntu tukabikora live, tukamukurikirana week after week after week. Minsi 90 tugatanga report yaho bigeze, minsi 30 tugatanga report yaho bigeze. Nyuma y'umwaka hari benshi bazatinyuka kuvuga ati niba Alan yabikoze, niba Mike yabikoze, niba Laze yabikoze, niba satellite TV yabikoze, niba Mukeshimana yabikoze, nanjye nabikora, right? No dukurikirana umuntu tumuganiriza bigeze he, wakoze iki, ni dore ibyo wakora, hari n'abandi bazagenda bakora ibyabo bagenda bayungura. Iki kintu cyumva gute? Rero twagafasha umuntu tukamukurikirana live, tugakora journey from the beginning to 12 months or 90 days. Tumuvanemo tumubwire ati genda dushaka umushyira ibikorwa. Yes, Venus rero tuguhaye iyo challenge. Ushaka umuntu ariko no mu bandi badukurikiye no babona iki kiganiro mu bumuza kugisangiza yagira. Hanyuma mu bundi butumwa nari ndimo ndeba nubwa Bukize Pascal aba muri Amerika, ni umukobwa ufite channel ya YouTube nawe ukunda cyane kwinspira abantu cyane cyane mu bintu byo gusoma. Yaravuze ati ndashaka umuntu usanzwe abicuruza bafatanye kwishyura rent, ashyiremo products ze, afate n'umwe mu bakobwa bagezweho abimwamamarize amubere ambassador. YouTube channel yitwa iki? Yitwa Pascal Bukize, n'umundi niko yitwa, nawe mukanya ndumva araba ari live ubwo ngubwo abantu mwamukurikira. Pascal Bukize kanyerebe hano, kunda rwose kwigisha abantu ibintu byinshi. so Pascal na Pascal nkuko wakandika Pascal. Ndimo gushaka kureba cyane kugira ngo sharing. Ariko Pascal Mukize ko ntamo kwibona se? Iki? Ndimo kwishaka ntago nyibona. Abo reka nyikireho ngiyewe ndahita tuyibona. Ntacyo ndayibona, ariko abantu bamureba banareba mu izina yari muri comment, ari muri comment banamwandikira, nta kibazo rwose. Afite channel ibiriho utuntu twiza, nawe akunda kwigisha abantu cyane, akunda kwigisha abantu cyane, ubone nawe agamije guhindura kugira ngo abantu bamenye batavuze ni cyiza. Nikeje bundi twahoze tubwira Aline Gahongayire, kandi ngira ngo Aline Gahongayire tuzaganira nawe mu cyumweru gitaha. Ariko ngira ngo ahubwo nari nkubeshye, yitwa Just Bukize, hashtag #just Bukize, niyo channel ya Bukize. Yes, Just Bukize, ariko habanje hashtag, nayo ni nziza cyane. Okay. Abantu banarebye muri comment niyo yakoresheje, abantu bamusura bakajya bareba
ibintu ashyiraho bakamukurikirana. Umukobwa nawe utanga inspiration cyane. Let me share the screen kugira ngo abantu baza kumenya iriho. So this is the one here. Voilà, iyi ni foto ye ngiyo rwose ni uwo nguwo. Uwo mukobwa yabaye Miss buriya, yabaye Miss wa University y'Umutara Polytechnic. Ari umwaka nanyebutse di. So abakurikiye, please go watch and subscribe to Muteze Imbere. This is what we do. We support each other. Turafatana mu mugongo twese. Murabona ko hari amavideo menshi kubera COVID-19 ibihugu birashobora gufata imyenda, amafaranga dukoresha mu gihugu aturuka he. Afite amavideo menshi cyane agenda ashyiraho, abantu mwamusura rwose mukajya mumukurikirana. There you go. So abantu bakurikira bakavuga ati ni gute umuntu tubwiye ibyo ukora turagufata mu mugongo, twebwe ahangaha icyo dukora no gutezanya imbere. So please. Okay, urabona ko Solange Mukashema aratwereka ko yamaze kumubona, urumva baganira akamuha ibyo bitekerezo. Ejo bundi twahoze tubwira Aline Gahongayire ku bintu nk'ibi, tuzanamuganiriza. Ndumva azaba ari umutumirwa wacu hagati ya Mardi na Mercredi. Yes, azaba ari umutumirwa wacu hagati ya Mardi na Mercredi, tuzababwira ubwo muzakurikire. Meme saa 8. So ndumva dusigaje minota mike dusigaje sigaranye 9. Minota mike dusigaranye, ndumva hari ibibazo bindi by'abantu bandi batuganiriza. Twabivugaho gato, ariko none tugaruke kuri ya nsanganyamatsiko y'umunsi yacu, kwirinda ubwoba mu gihe umuntu agiye gutangiza business. Hari factor wari wagarutseho uvuga ati just do it, abantu ntiho guca intege, ariko hari ibindi bintu ubona umuntu yakwitaho cyane mu gushirika ubwoba gukora business cyangwa mu kugira gute? Mu kujya gushirika ubwoba ugiye nko gukora business cyane cyane. Ariko nongere nkubaze ntari ubundi ubu ngubu muri iki gihe ni iyihe genre ya business ko mbona nyinshi bazikoze? Business ntabwo barazikora na gatoya. None se ibaze ngubu imyaka 5 ishize umuntu avuze ati ko business zose bazikoze. Zoom iyi ngiyi turimo gukoresha ntiyari ihari. Ibaze 10 years ago imara gati business zose barazikoze. YouTube ntiyari ihari wenda, right? Ibaze imyaka 5 ishize umugabo watuganirije ejo ku bijyanye na gaze, ntabwo business yari ihari. Siko bimeze. Ibaze muri myaka 5 ishize uriya ukora inyanya, ukora urusenda yaratanamenyekana, right? On and on and on and on. Business ntizigera zirangira igihe cyose dufite abantu ku isi. Dufite ibibazo, shaka umuti wabyo. That's it. Hari abantu bavuga ngo ugomba gukora ibyo ukunze gusa, ntago nemeranye nabo kubera ko iyo uza kumenya gutyo nta business nyinshi ntizaza kubaho, ahubwo ukemura ibibazo biri muri society. Uko ukemura ibibazo bya benshi niko nabo byaba bikemuka. Ngo kera muri histoire haranditse mu gitabo ngo abantu babaje Yesu bati ninde mukuru muri twese, aragati umugaragu wa benshi. So nukemura ikibazo cya benshi, abo benshi nabo bazakemura ikibazo cyawe. Niko bimeze, right? So business zirahari umunsi kundi, zivuga umunsi kundi, zikora umunsi kundi, kuko abantu aho bari ibibazo ntibibura. Abantu n'ibibazo ni ipata n'urugi turagendana. Ni ipata n'urugi ni mbiri. Ukasanga gukemura ibibazo by'abantu ntabwo uzabura business ukora. Hanyuma rero nutangiye gutekereza gutyo niko akunde ejo twavuganaga n'umuntu navuga nti ufite imodoka isa gute, arambwira ati imodoka yanjye n'umutuku. Sibyo? Ni bwoko ki? Banze yambwiye nayo Toyota akora ibintu nk'ibi. No, kuvuye mbere utarayigura wabonaga Toyota akora z'umutuku, ati ntazo nabonaga. Hanyuma ubu ngubu ubona zingana iki? Ishyano ryose. Ati kanaka niyo afite kubera ko noneho watangiye imitekerereze yawe iri kuri Toyota akora y'umutuku, none urazibona nyinshi. Imodoka z'umutuku urazibona cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyo utangiye gutekereza ko ndashaka gukora business, okay, ni ugukemura ibibazo. Utangiye kugenda ubona ibibazo, uko abantu complaininga bafite za excuses, wowe utangiye kubona opportunity. Wandika. None ukajya ukora ukuganiriza abantu. Niba umuntu avuze ikibazo ati wenda giyewe ikibazo mfite ni I don't know, no amavuta atari meza, ukongera kuganiriza undi muntu. When yari umudamu avuga kuganiriza umuntu, amavuta ukoresha wowe urayakunze, cyangwa amavuta ukoresha ukunze ni bwoko ki? Kujya kuganiriza undi muntu, none wabona abantu benshi bafite iki kibazo, ukavuga ati maybe hari opportunity, right? Ugahera aho ngaho buhoro n'urugero. Nka mukanya hari opportunity nari mbonye ku mugani wawe, numva nanabwira abantu nk'abantu b'abaganga. Umuhungu wanjye yarwaye utuntu tw'uduheri dutoya, madame aranyibutsa ati ariko washatse umuntu w'umuganga ukamubaza
ariko urumva ni ibintu biri ku ruhu, ni ibintu bigaragara. What I did, ndavuga nti ndeka mbikore, ndeba umuntu w'umudermatologue tuziranye, ubwo nuko ntuziranye ariko navuga nti ariko bimeze bitya, bate okay, umwana mushyire hanze ahantu hari urumuri ruri naturel rwinshi, umufata ifoto unyoherereze, mwoherereze ifoto to the street, nta minota 3 bifashe, ahita ambwira ati harya ukoresha gutya na gutya, ati genda ugure iyi miti iyi niyi, ujye umusiga uyu nguyu iki gihe iki niki, ubundi gihe iki niki, kwisha maneno ditahira. Ngaho ibazo uyu munsi abantu bize dermatology bashobora kuba bicaye batanafite akazi, ukoze gusa platform yo kuri Facebook, reka njya nkunda vanga ukoze nka application cyangwa website, ariko reka duhere kuri Facebook y'ubuntu, duhere kuri Instagram y'ubuntu. Abakobwa n'abagore n'abagabo bafite ibibazo by'impu ni ibihumbi n'ibihumbi, utangiye ubigisha kandi no ubigisha ubasobanurire. Noneho uguhamagaye kugira ngo agukonsulite umubwire okay wala uraza kwishyura ku munota yenda n'urugero ati minota 10 naye, ugasanga niba wari kujya muri clinic ukishyura ibihumbi 10 cyangwa ya consultation, wanateze wagiye wavunitse yenda wumwishyuye bitanu. There you go. Akazi se ni nka bya bindi twavugaga by'abarimu ku munsi w'ejo, ugasanga umwarimu aricaye nyamara uyu munsi yagakwiye kuba arimo atanga amasomo kuri za Udemy, za Coursera n'ahandi hose, cyangwa se no kuri Facebook na YouTube, kandi bikaba byamubyarira amafaranga. Anyway, ni muri iyo jare navuga. Urumva rero ikibuze ni iki? Ni ubushake. Buriya twese tugunda kuvuga ariko twese dutinya gukora, right? Uko twanga impamvu abantu banyumve nabi, iyo mvuze ikibuze n'ubushake ni iki? Nuko nubwo tubyifuza ariko tugatinya kuvugwa, tugatinya erere, tugatinya failure, nibwo bwa bushake n'ikinyarwanda kirimo kubura wenda ukuntu, right? We are scared of the unknown. Dutinya gushyira mu bikorwa. Dutinya ibizavamo, cyane cyane mu tubaye negative. Rano burya abantu bavuga biri positive, ariko iyo wabonye results negative nawe bivuga. Nk'iyo mbwiye abantu nigiye mfite metrize muri failure. It's true. Business atangiye zigapfa ni nyinshi zabaye fo. Bivuga nibyo, nkanye nabaye imyaka myinshi mu bijyanye na event management, hano tugategura amakonseri, tugahomba, tugategura ubundi tukunguka, ariko uyu munsi iyo ngiye gutegura konseri cyangwa ngiye gutegura event runaka, hari event ushobora kuza ukambwira ibintu 1 2 3 4 nkakubibaza ibibazo 5 byonyine, ahita bambwira nti wikomeze uzahomba, kubera ko narize narahombye nyinshi. Ugategura konseri watanze amafaranga ugatahabuze nayo gutega taxi. Urumva kubera izo failure nagiye mpura nazo, uyu munsi event nteguye ndayitondera nkana minimiza bishoboka byose. Nuvuga ngo rero ari amasomo umuntu agenda yiga along the way, uko ugenda uhura n'ibintu, uhura na experience. So anything else we done here? So ndatekereza ko twashimira abantu babanye natwe uyu munsi, vraiment n'ababajije ibibazo. Bukize turagushimiye, Solange, Elsad, Muhirwa, hari na Munyampundu Gedeo, Razia we ni umuntu wacu cyane, ni ambassadrice wacu, Satellite TV, wakoze cyane ku bitekerezo byiza. Vraiment turabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Madame nawe wakoze ko twasista. Cyane abakurikiranira inyuma ya kamera. Yeah. Ataduhaye yamba se buriye kandi ari boss. Reka yahita agenda yiruka. Après-midi nziza. Abari mu Rwanda turi après-midi, turi 9:30. Ubwo rero tuzongera ejo ku mugoroba 2:30 z'ijoro, 2:30 z'umugoroba. Abazaba bari online tuzaganira, turaza kubamenyesha neza. Diego abonetse ejo, probably amahirwe menshi nuko ejo twaganira na Diego. Ubwo abantu bose bashaka kwinjira muri business y'ubuhinzi, cyane cyane ko mu Rwanda harimo opportunity nyinshi pe.
leta irimo irashyiramo amafaranga menshi itanga y'amagranti ku rubyiruko n'abenshi bakabijyamo. Umuntu ushaka wese kumva uko yatangira bizinesi y'ubuhinzi, guhinga imbuto, imboga cyangwa urusenda cyangwa inyanya, ejo 2:30 z'umugoroba tuzabe turi kumwe. Ngira ngo ko numva amajwi yawe ntayumva, se byagenze bite? Ndabona mikoro yawe hasa nk'iyazimye. Ariko nagira ngo nsezere, amasaha yanjye y'inama arageze, ngiye mu kazi. Oya, nibyo, reka tubashimire cyane. Imana ibahe umugisha, nawe kandi Imana iguhe umugisha. Probablement ejo tuzaba turi kumwe na Diego nimugoroba 2:30 z'umugoroba z'i Kigali. Ubwo ngubwo rero nakagaruka naheje nawe jya mu yindi nama. Mwakoze umunsi mwiza ya. Mwakoze cyane, umunsi mwiza nawe.